Escuchando qualquer atendere sha shino no iri kwamara hewewe televiziyo ra ariko reka mbiretse naribi tungura leta mbwira vya TV ati ngaya amabati abati sika yamaze akaba kibanza ngahita nshingamo nanjye konosha mugabo ufite gahunda yo kuzubaka konosha se nta mubyeyi ugifasha umwana kuri iki gihe oya umwana arifasha iyo amaze kuba mukuru uzi ukuntu mama nyemera noneho ndi n'imfura yabo ko yakwigishije se ntabwo yakwigishije yes anyigisha igisu ibiki twavugana yaba yaranyigisha wakuze uri umuhanda gusa se sikoye wakuze uri umuhanda gusa reka navuye mu ishuri nize mu gatara ndangije baneye igisisitinda urumva rero kuzajya no mu wa mbere naraje mu cyiciro cya kabiri urumva nayo ndi n'umuhatari igisisita nyiteye inde wabo baraga bagaye mfite ibisaza bye by'ibipolisi cyaje kundeba n'imbunda tambicumu ngere wacu atubungubu ndakiye umwana wanjye no kujya mumukurikirana mukambwira amakuru none mfite umupeti w'umuhungu utungana aho kazankura amenyo ndakara kandi wasa nta n'igikoma mumenyera reka icyo gihe urabyara iwanyu bakarera amasambu aba agihari ibiryo najyaga ndya bajye babimuha ubundi baba bakubaziye baba baza bambwira iki wabasigiye murumuna wawe wabasigiye murumuna wawe ngo akubera aho utari akoze nawe nyimubyara arabimbwiye ati se ubuzongera gusakuza kumona vyabo yatwitera cyane kuba umutekereza baba nari nabyisha ariko ubundi watuburira abantu we ivyaje yapfuye yenda babeshye mu kubera n'undi papa barabizi ni tekinisiye yenda babeshye ngiye ko umutekinisiye none wakintu ndamubasha nyamubwira ati hoya viye natubungubu ikibanza cyawe nzagihuyo ndahati ni ugutaruka hakiri kare ndakaje atereka ajye kwihigira ibyaye wenda nzapfire muri geto ikibazo azagiha umwuzukuru umwe icyo ari kugwa azagiha umwuzukuru kuko basigiye inshingano umwana babara n'umwuzukuru wabo ni nawe wa mbere viye rero arananyemera ubwo mu byati viye ndabona ndi bwamanuke nsanga ahantu icyagwa kiryoshye fureshi yagiteguye ahantu akavuga ati umusore wanjye kandi ubwo ntabwo ari njyuguraniye kandi ujyayo wambaye amasengeri kugira ngo ubereke n'amatatuwaje kugira ngo ubereke ko uri umwana w'umujyi ushaka kubigenda kuhanigiza bakaguca mu muryango ndetse ko ukarabye amazi mabi iryo zuba ridaje umukajya ndakanukaho ntabwo wayemera yuko ibyangombwa byose washobora kurera umwana aya karyasi yo nayo ntabwo muri se navuze ko waba uri karyasi kurera umwana gusa kumurera n'abanjye barananiye nzajya kurera baruba aho ucakoze wenda ko gufungurira imodoka mu gipangu ko bahemba make se wabivamo bahemba make wakora 30 30 nayakorera bose 30 ni make
ntabwo ari make nose ukoze iminsi 6 ntubu yakoreye arenga ndabyumva ku kwezi nkora gutya wenda nkorera 3 si 900 ku kwezi 75 90 90 cyeko uvanzemo yo gusiba wenda muri 90 baramoko wifashishijemo na 40 wenda kurya no kwishyura inzu nabwo kandi uwo ni umuntu ufite umubare mu mutwe byadanye nanjye se ndahabona wenda naba mbonye 5 iminsi bisi naba n'ikibi nose 30 yakoroka nitungamo bigashoboka oya 30 yamaye ngo ngire atangabuririwe ntabwo nabyenda wawe uri mu gihombo yaba mende byanadanje ariko mbiwe ajya amenyera irasiyo yanjye na mu gitondo na nimugoroba niyo yajya njyana guhinga gusa ikibazo ashobora kutabona ibimage kanze ni vero utekamo wambaye cyo ni urugamba kugira umuntu aguteganyisha nk'ibiro nka bingahe nka 2 ku munsi wenda 2 wenda nimba mu rugo yaryaga wenda abona umugore n'abana baryaga wenda afite nk'abana 2 wenda bakaba baryaga wenda nk'ikiro yajya ashyiraho ikiro n'inusu n'iro ubwo yakongeraho ikindi ubundi ubwo ni nkaho yakongeraho ikiro ubundi nawe yashaka akajya njyana ahantu ashaka ewana nariye ntajya twigenda kugira ngo urane na 33 ariko se kugira ngo ukwezi kwajya kurangira ayo mafaranga yo shaka nze bahamagara sutegereje si yabayira mva baraza ahubwo reka nshaka uburyo ntubaremera wakebewe